industry yacu nyarwanda, kugira ngo umuntu rero avuga uku nguku biba byavuye ku yamyishanutsi ni yamyishomutsi zinshomukaho zitamemba zitantunze ntarazisaba nta urumva umuntu uvuga ati so mu kiganiro Kamarade yari yarakaye pe abantu rwose batoza imbwa n'abantu bameze neza, abo bantu bazi ubwenge, bafite ubwenge na buri kigo ry'ikoko n'abantu batarara amajoro baba bakora imirimo y'agato, n'abantu batagira gute, abo bantu nyine bahita ko ndi umuswa ndi ikigoryi. Ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe, natwe tumeze neza. Turagarutse mu biganiro byacu bitandukanye umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, kuri channel yanyu turagarutse. Ni ibiganiro byinshi bitandukanye tuba tuganiraho muri showbiz yacu nyarwanda ndetse n'ibwotamasimbo. Ushaka kuduha igitekerezo, inyunganizi cyangwa ibindi byose, tuba twabashyiraho section yanyu yo muri comment mukatubwira uburyo icyo twakongeramo, icyo twakuramo, icyo kugira ngo bigende neza. Dukomeze twubake industry yacu iziramo amacakubiri, ishyari, inzangano, urugomo, kuvugana nabi, gutukana ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, kugira ngo industry yacu ikomeze ifate umurego ndetse n'iterambere, kuko buriya nidusenyana nta hantu tuzigera tugera, ahubwo tuzasenyuka n'ibyubatse tubigwishe. Kubera yuko twebwe mu Rwanda dufite ubuyobozi bwacu bwiza busize hamwe, nta mpamvu yo kuvuga ngo showbiz yacu haravamo amashyari ndetse n'inzangano n'amacakubiri. Rero uyu munsi tugiye kuganira kuri byinshi biba bitandukanye biba bivugwa muri showbiz yacu nyarwanda. Twe tuba twanditse tuba tugomba kuganira ibintu byanditse bihari abivugwa, dufite n'amagambo yabo. So uwitwa Kamarade yababaye cyane, reka mbanze mbumbishe ino video, hanyuma turadusobanukirwa kubabara ni iki cyatumye Kamarade ababara. Yamyishanutsi ni yamyishomutsi zinshomukaho zitamemba zitantunze ntarazisaba nta tangira ikiganiro mani. Hano Kamarade yatangiye avuga ngo niyamye inshanutsi n'ibindi byinshi cyane avuze. Kubera iki Kamarade nk'umusesenguzi twemera mu Rwanda yiyama ari kwiyama? Rero hano mu mwandiko harimo bita Dumba na Kasuku, nibo bantu ari kwiyama. Ati gute byagenze gute kugira ngo Kamarade yiyame bano bantu bose? Uwitwa Kasuku akunze kujya kuri YouTube channel yiwe Kasuku Media TV ndetse na Dumba kuri live ya Instagram, bagakunda gutsikamira Kamarade bavuga ati Kamarade nta bwenge agira, ntiyize, arahubuka, atangaza ibintu nyine biraho nyine by'ibintu bitarimo ubwenge. Kamarade biramubabaza pe, biramubabaza, biba binini. Mu kiganiro yakoze asa nk'uwiyama. Kameme turabizi ko Kamarade mu bintu byiza akora si ngombwa kugira ngo atukane n'abantu. Nicyo cya kintu twe turi kuvuga dushaka gukora muri showbiz yacu nyarwanda, gutukana, ishyari, inzangano tukabikuraho kugira ngo twubake industry yacu nyarwanda. Kugira ngo umuntu rero avuga uku nguku biba byavuye ku yamyishanutsi ni yamyishomutsi zinshomukaho zitamemba zitantunze ntarazisaba nta urumva umuntu uvuga ati inshyomotsi zitamemba ntarazisaba. Umuntu w'umugabo ntabwo yajya imbere ya kamera ngo ibyo bintu bivuge atababaye, biba bigomba kubabara. Rero
akenshi Kasuku akunda kubivuga imipangu abenshi kati nyine ni blague, ariko hari abantu bagenda bakabigira seriye bikaba binini bikaba trend bikavugwa cyane, ariko ni cya kintu twe dushaka gukuramo noneho tukubaka ya industry yacu. Buri Dumba yari yakoze ikintu bita live yatumiye abantu benshi cyane, hariho Kasuku, hariho buri nguni, hariho na Miki, noneho nyuma yo baje kuzana na Kamarade bakomeza bamwibutsa uburyo atize, bakomeza bamubwira uburyo ari igicucu, bakomeza bamubwira icyo ari ubugoryi. Rero hari igihe kuri bo bumva ko nyine ari akantu toto, ariko hari abikora bakumva yuko ari ibintu binini cyane bidakwiye muri showbiz yacu nyarwanda. Kuri njyewe igitekerezo cyanjye rero nicyo ngiye kubasangiza, kubera yuko mureka ibyo bintu, kuko n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yarabivuze, bamwe turabizi ko banafunzwe, avuga yuko showbiz ntabwo ari ikirwa kiri mu gihugu, ntabwo ari ahantu mugomba kujya gukorera ibyaha. First cya mbere yuko umuntu ni umugabo aritunze yishyurira n'inzu, akora iki? Bani kumwita imbwa se, kumwita ko atize nta kintu bimaze, ariko wenda hari igihe ushobora kubimubwira ari ibintu mwavuganye muri gutebya, nk'urugero muri gutebya mubwira ati we nareba ibyo mvugaho nanjye nta kibazo, biraba ari fresh. Ariko ku buryo umuntu w'umugabo akora ikiganiro yababaye cyane, yababaye ewana bikamushengura, ku buryo ujya kwiyama abantu byamaze kuba binini muri wowe pe. Nukuri ntago nabeshya, kuko hano urumva Kamarade yari yababaye. Ko ntanazi n'ubwenge, reka mbashimire yuko bafite ibigo bayoboye, abo badumba, abo ba Gasuku, abo bandi rwose barayoboye, n'abantu bafite amafaranga menshi, ni abantu bavuga rikijyana, n'abantu bafite amakampani, n'abantu badatema ibiti, hano noneho ahise abumvisha cya kintu ahita none akibabwira, nyine nicyo kintu bavugaga Kamarade yababaye, none anabavuga mu izina, abamwita imbwa Kasuku na Dumba, anabibutsa yuko badatema ibiti, bafite amakampani bayoboye kugira ngo nabo batere imbere. So mu kiganiro Kamarade yari yarakaye pe. Abantu rwose batoza imbwa, ni abantu bameze neza, abo bantu bazi ubwenge, bafite ubwenge. Nawe uri ikigo ry'ikoko. Ni abantu batarara amajoro, baba bakora imirimo y'agahato, ni abantu batagira gute, abo bantu nyine bahita ko ndi umuswa, ndi ikigoryi. Noneho yongera bibutsa yuko ni abantu batoza imbwa, ariko impamvu bino bintu bivugwa yuko iyo umunyarwanda agiye hanze akenshi bita aba diaspora, ngo baba bagiye koza abakecuru, bagiye gutema ibiti, bagiye mu mirimo y'agahato, mu mirimo nyine y'agahato igusaba gukora cyane ukabira icyuye. Ibyo noneho Kamarade hano yabibutsaga, kuba mumwita ikigoryi ntibivuze ko mwebwe se muyoboye ayo makampani. Abo bantu rwose, abo nibo bambere bafite amazu meza, nibo bambere bafite amaparite hano barara mu modoka, ntabwo barara mu modoka. Abo bantu rwose ntibajya bacirwaho n'abazungu. Mpamvu aravuga ngo ikigo ry'ingu uzafungwa, kandi we ari mu gifungo cya burundu, kuko ahora acirwa mu maso buri gitondo. Usanga ari kurera umuntu wabuze ubwenge. ngo tusanga ari kurera umuntu wabuze ubwenge. So ni Kamarade nicyo nawe yabibutsaga, kuba mumwita ikigoryi atazi iki, nawe aba agomba kubereka yuko ibyo bintu nabirenze, nabirenze. Rero nkuko tubiganiraho hano, umugabo mugenzi wacu yakoze ikintu ababaye kimushenguye, mureke twubake, tureke gusenya ya industry yacu nyarwanda iziramo amacakubiri, amashyari, inzangano,
kugambanirana ndetse n'ibindi byinshi cyane. Niyo slogan yacu ya hano kuri Kabera Series, nicyo twe tuba tugamije, kuko ibintu byo gusenyana, kuvugana nabi nta hantu byatugeza, amashyari nta hantu yakugeza. Ubumwe butuma tugera kuri byinshi, tugira iterambere kugira ngo twubake buri kimwe. Umuhanzi akora indirimbo tumusapotingi, gutyo nibyo bituma industry yacu igenda ikaba nziza kurushaho. So rero ntago byagakwiye kubona bino, buriya tubonye Kamarade tukabona Dumba na Kasuku bameranye neza, ni ibintu byiza, bafite ibitekerezo byiza byatugeza kure kugira ngo babe aba influencer badanje twemera cyangwa tunakunda. Ariko nanone hari igihe abantu bavuga ngo nta kantu ko gutwika, ari igihe watwika witwika, hari n'igihe babihuza. Ariko ahantu nanjye nabonye ko bino bintu atari nk'agapangu wenda baba bapanze ati jya umvuga kugira ngo nanjye nzamuke cyane, ni uko ikiganiro Kamarade yagikoze yarakaye, anabaha n'ubutumwa bunini cyane, anabumvisha uburyo batanamuhemba ndetse n'ibindi byinshi bikomeye. Rero ya slogan yacu, twubake industry iziramo amacakubiri, ishyari, inzangano, ubugome, gutukana ndetse n'ibindi byinshi bikomeye cyane, kugira ngo dutere imbere, tugere kure. Umuziki wacu, ibiganiro byacu ndetse n'ibindi byinshi cyane bitera imbere. So mwakoze cyane, ni kuri Kabera Series, amakuru agezweho, ibiganiro byacu bitwika ndetse n'ibindi byinshi cyane, amakuru aba agezweho muri showbiz zacu nyarwanda, ni kuri Kabera Series. Twe tuba twateguye kugira ngo tuze dutere imbere, duteze buri kintu cyose imbere kugira ngo tumere neza. So mwakoze cyane, turi kumwe, ciao ciao.